Yesu nashimwe cyane. Uyu munsi ngiye gusengana n'abantu barebana na kino cyanditswe ngiye kubasomera. Uyu munsi ndashaka gusengana na bano bantu banditse mu maganya Yeremiya 5:7 ngo badata bakoze ibyaha kandi ntibakiriho, natwe twikoreye ibicumuro byabo. 8 abagaragu nibo dutegeka, naho hariho kuturokora ngo adukure mu maboko yabo. 9 ibyo kurya tubibona duhaza amagara kubw'inkota mu butayu. 10 umubiri wacu urirabura n'inkuw'inkono bitewe n'inzara yatwokamye. Hanyuma ngiye gusengana n'abantu bafite icyo kibazo. 2 Abagalatiya 3 hari inkuru nziza, umurongo waho wa 13. Abagalatiya 3:13 Kristo yaducunguriye kugira ngo dukizwe umuvumo w'amategeko, ahindutse ikivume ku bwacu, kuko byanditswe ngo havumwe umuntu wese umanitswe ku giti. Vuga ngo haleluya, amena. Kugira ngo umugisha wa Aburahamu ugere no ku banyamahanga bawuheshejwe na Yesu Kristo, kwizera kubone uko kuduhesha wa mwuka twasezeranyijwe. Haleluya. Sinzi niba murimo kunyumva cyangwa se mwumva ijambo ry'Imana. Ngiye gusengana n'abantu babiri. Uwa mbere ni umuntu uvuga ngo badata bakoze ibyaha, ni umuntu uri mu maganya avuga ngo badata bakoze ibyaha, ntabwo bakiriho, none nikore ibicumuro byabo, ndi mu ngaruka z'ibyo bakoze. Nzi neza ko imyuka ndwana nayo ikomoka mu miryango mvukamo, nzi neza ko ibyo muhura nabyo binzitira bikomoka muri famiye. Uwo ni wo muntu ugiye gusengana nawe. Umuntu wa kabiri ni umuntu wizera Kristo akavuga ngo Yesu yancunguye imivumo yo mu miryango y'amategeko, kandi ngomba kubona imigisha isesuye. Nubwo ndi umunyamahanga ariko ndi umwuzukuru wa Aburahamu mu isi y'umwuka, kuko Bibiliya niko ivuze. Kugira ngo umugisha wa Aburahamu ugere no ku banyamahanga bawuheshejwe na Yesu Kristo, ni umuntu wizera ko Yesu Kristo yamuhesha imigisha ikomoka mu gisekuruza cya Aburahamu na Isaka na Yakobo. Nubwo ari Abisiraheli ariko mu mwuka turi Abisiraheli mu buryo bw'iki bw'umwuka. Haleluya. Kubera ko Abagalatiya 3 umurongo wa 28 ngo noneho ntihakiri umuyuda cyangwa umugiriki, ntihakiriho imbata cyangwa umudendezo, ntihakiriho umugabo cyangwa umugore, kuko mwese muri umwe muri Kristo Yesu. Ubwo muri aba Kristo, muri urubyaro rwa Aburahamu, muri n'abaragwa nk'uko byasezeranyijwe. Urumva abo turi bo. So ngiye gusengana na bantu rero bashaka kwimuka, to shift, kwimuka mu isi y'umwuka, gusohoka muri bya bisekuruza byagiye biterekera bikabandwa bigacuragura bikarogana bikajya kuraguza mu bapfumu. Tugiye kwimuka mu izina rya Yesu, twinjira mu gisekuruza cya Aburahamu na Isaka na Yakobo, kuko ijambo ry'Imana ririmo riravuga tubiheshejwe na Yesu Kristo wapfuye akazuka. Nitwa Gakuru Fabrice, ndi umunyamasengesho, nkaba ndi n'umuvugabutumwa. Ndabiyegereje mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Mbahaye ikaze muri iri sengesho ryo gusenya imbaraga z'imiryango, imyuka mibi mu miryango tuvukamo. Kandi ndakubwira nanjye nibwira, I'm still destroying. Ndacyasenya izo mbaraga zo mu miryango, ndacyatura, ndacyarwana mu isi y'umwuka. Uyu munsi havaho kimwe, ejo hakavaho ikindi. Uyu munsi hakavaho kimwe, ejo hakavaho ikindi. Tugiye kubisenya mu izina rya Yesu. Kanda like, hanyuma ukande subscribe ndi kucyari ubwa mbere, kugira ngo tujye tubana umunsi ku munsi. Ngwaye ikaze mu isengesho ryo gusenya imbaraga z'imiryango. Hanyuma Yeremiya cyangwa se Yeremiya ageze igihe ngo araganya. Hano 5:7 amaganya Yeremiya 5:7 aravuga ngo atayi badata bakoze ibyaha, ntabwo bakiriho, twikoreye ibicumuro byabo. Mwibutse hari n'ababakiriho, ntabwo bose baba barapfuye. Iyi ni imvugo ngereranya. Haleluya. Hari abakiriho, hari n'aba barapfuye, ngo twikoreye ingaruka zaho. Ugasanga mu miryango habayemo abarozi, iyo umuntu ari hafi gupfa, agira umuntu ahitamo akamuraga bya bishitani, akamuraga bya binyabinya, akamuraga ya myuka mibi. Ugasanga mu muryango bahora mu marozi,
mu muryango we harimo umuntu uroga, ntabwo abantu bagira amahoro, usanga bakijijwe bahora bagwana n'ibyo bitero byiwe. Ariko tugiye gusenga Imana mu izina rya Yesu. Ese hari ujya ukunda kurota abantu bapfuye? Ese ujya ukunda kurota uri iwanyu ku cyaro ahantu wavutse, kandi uri muri Amerika, uri muri Canada, muri Australia, iwanyu ni mu Ruhengeri, iwanyu ni Nyabino, ni Muhanga iwacu mvuka, sibyo? Ateka byose urota uri iwanyu ku matongo. N'iterambere ryaranaje bagiye mu midugudu, ntushobora no kurota ku mudugudu, ahubwo ukunda kurota hahandi mwari mwubatse, hahandi wakuriye, hahandi. Impamvu ukunda kuharota ni iyihe? Nuko hari ibintu bigufiteho agisa hariya hantu, hari connection yawe na hariya. Yaribaga mu buzima bwawe ushaka kuba bushingiye hariya hantu. Niba ujya ukunda guhura n'inzitizi nyinshi mu buzima, ibintu byose bigaferinga, bigapfa, bigasubira inyuma, menya ngo ikibazo kiri hariya hantu wavukiye. Haracyari connection yawe, hari imbaraga zishaka gusubiza inyuma icyo twita imbaraga za kavukire, imyuka ikunaniza, imyuka ikurwanya, ahanini ikomoka mu bisekuruza. Kuko abantu hari igihe bavuka bagafuka hari imandwa cyangwa se hari ibintu bigenga imiryango. Nagiye nkunda guhura nabyo mu madeliverance, ntabwo ibingibi nagiye mu ishuri ngo mbyige, ahubwo n'Imana yagiye ibingisha mu giti cyane. Kuko imyaka mfite ntabwo nakabaye nkubwira imandwa, imyaka mfite sinakabaye nkubwira imyuka yitwa Nyabingi, imyaka mfite sinakabaye nkubwira ibyitwa Ryangombe ry'Ababinga mwene Nyundo, imyaka mfite sinakabaye nkubwira ibyitwa Rukarabankaba, Rutindagezi, sibyo? Sinakabaye nkubwira Rutindagezi, sinakabaye nkubwira Nyirabarera, sinakabaye nkubwira Nyirabarera, Rutindagezi, Rukarabankaba. Izo ni imandwa nagiye nsengera abantu zikabavugiramo, ngende imandwa, ngende Rutindagezi. Mu Bugesera nigeze gusengera umuntu ndwana n'izo mandwa, nabati ngende Rutindagezi, ngende Rukarabankaba, ngende Nyirabarera, ndi imandwa zo mu Ruhengeri, ndi imandwa zaturutse aha naje kumwicira ubuzima, naje gukora ibi n'ibi. Izo mandwa bazi guterereza kujya wumva neza mu mutwe wagira ngo harimo ibinyuguri birimo biravuga. Ibyo nibyo nagiye mpora nabyo mu masengesho ndi gusengera abandi kubabohoza. Ntabwo rero nabyize mu ishuri, nta n'ibitabo nasomye, gusa ahubwo nagiye mbyumva nkibaza aba bantu ko numvaga ari amazina ya kera yahindutse imyuka gute. Nibyo tugiye kurwanya mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo wapfuye akazuka. Ntabwo ndi butinde. Rambika ikiganza cyawe ku mukondo wawe, ku mukondo. Shyirayo urutoki rwawe rwa musumba zose, cyangwa se mukubita rukokwe. Shyirayo urutoki rwawe umusumba zose nta kibazo. Haleluya. Fata ku mukondo wawe musumba zose nta kibazo. Niyo wafataho wambaye imyenda icyo ari cyo cyose, fataho mu izina rya Yesu Kristo Nazareti, fataho. Niba ufite n'amavuta ayo ari yo yose, amavuta yaba ari ay'amazi, ushaka uyafateho uyasige kuri uwo mukondo. Hanyuma nkubwiye ibintu twikorera mu izina rya Yesu. Haleluya. Kubera iki mubwiye gufata ku mukondo? Niyo genetics. Abantu bize ibintu bya psychology murabizi. Niyo genetics, uruherekane rw'iki? Rw'amaraso. Iyo umwana avutse baramugenya, bamutandukanya n'umubyeyi we bakase n'umukundwe n'iki? Bakase kakanu gahuza umwana na nyina bakagakata. Mbega bamutandukanyije nande? Na nyina. Ariko bikozwe mu isi y'umubiri, but in the spirit it is not yet done. Ntabwo birakorwa mu isi y'iki y'umwuka, ariko mu isi y'umubiri byamaze gukorwa. Ngiki kintu ngiri banga, nubwo nta kwigwa ngusengera, iri niryo banga nkumeneye. Nushaka kuoka kuri karande, kuri papa wawe, urabizi ko papa wawe yari umusinzi, urashaka nawe byashidutse usinzi, ngo buriya abana bakunda gusa nk'ababyeyi babo cyane, cyangwa se umwe mu miryango yabo ukabona barasa cyane. Ngo ahanini nibundi characters ziwe yarigeze zimwafegita. Niba yari afite nziza ugasanga urasana, nimba yari umusinzi, papa yari umusinzi, ukabyuka ukavuka usa nawe cyane. Hari igihe buriya wa mwuka w'ubusinzi niba ari umusambanyi bizashiduka byagufashe. Ngo abana bakunda gusa nabyo bikunda kubaho cyane. Ibyo nta kazi kabyo. Ahubwo wowe niba koko hari ikintu ubona uhuriyeho n'abantu mu muryango wanyu kandi kitari cyiza kibi,
ukahora wibaza ko batari kose Imana kubera iki bigenda gutya mu miryango yacu. Wowe ukaba uzi ko ibyo bintu byakubayeho kandi mu muryango wanyu bihari, ariko ari ibintu bibi bikomoka kuri Satani, utabona rwose byaba ari ubushake bw'Imana. Mu gusenga kwawe reka nkugire inama, uzajya ufata amavuta y'amazi cyangwa se gikoto ayo ari yo yose. Sibyo kubera iki mvuza amavuta, ngiye nkorera mu ijambo ry'Imana Fabrice, nyamvuga ibintu biri inyuma y'ijambo ry'Imana. Muri Yesaya 10:27 handitswe ngo iki? Uwo munsi umutwaro bagwekeje uza kuva ku bitugu, uburetwa buzamarwa n'iki no gusigwa. Ubundi amavuta muri Bibiliya asobanura imbaraga, ububasha. Amavuta aca imigozi, amavuta haleluya arimika mu isi y'umwuka, arimika amavuta, barayimikisha amavuta aca imigozi. Matayo 5, niba hari umuntu urwaye natumira kuri bitura musenge musize iki? Amavuta. Uzajya ufata amavuta uyasige ku mukondo wawe, nurangiza urekereho urutoki, uvuge ngo ndikura kuri kanaka, nanduye imico yari afite, nari muzi uko yari ateranye niko neye. Dayimoni yaje mu maraso mu miryango, ndagutandukanya nanjye mu izina rya Yesu. Wigenye wikorere sezeriyene mu isi y'umwuka. Barayigukoreye mu isi y'umubiri, ariko mu isi y'umwuka ntabwo urabona umuntu yigukorera. Tugiye kubikora mu izina rya Yesu. Ariko no mu buzima bwawe busanzwe uzajya usenga. Niba uri kurwanya karande, jya usenga ufashe ku mukondo wawe. Niba utanakoresha amavuta buri gihe, jya ukunda gusenga ufashe ku mukondo wawe. When you are destroying family spirits, imyuka y'imiryango, please fata ku mukondo wawe ujye usenga, witandukanye n'imbaraga z'imiryango zigukurikiranye zihorera. Yego, haleluya. Umwana avutse bakamureka, yakomeza agafatana na mama we, bagafatana, sibyo se? Ariko baramutandukanye, bakaca umunuzo mu isi y'umwuka. Rero natwe dukeneye kubikora mu isi y'umwuka. Hari icyanditswe nuko ntabiteguye, kiri muri Ezekiyeli, ngeze kugisoma, kivuga ibintu nk'ibi byo kugenya, guca abantu imikundwe. Kiri muri Ezekiyeli, nzakibashakira nongera kugaruka kuri inyigisho. Bakozi Imana bene data, nibyo tugiye gukora rero. Tugiye kudestroyinga imyuka y'imiryango mu izina rya Yesu Kristo. Duteme ikiraro cyose, duteme connection yose, ikiraro cyose imizimu yamukiye gutera ubuzima bwawe ikomoka mu miryango mu izina rya Yesu. Rambikaho ikiganza cyawe rero, hanyuma ngufashe gusenga. Haleluya. Rambikaho ikiganza cyawe ngufashe gusenga mu izina rya Yesu. Uvuga ngo Mwami Yesu, ndagushima ko wambohoye. Ijambo ryawe ryarambwiye ngo wabaye ikivume ku bwanjye, kugira ngo nkureho imivumo y'amategeko n'ibirego bya Satani. Subiramo aya magambo. Uvuga ngo Mwami Yesu, ndi imbere yawe aya masaha, ndakwinginze, ndashaka imigisha yose iyo mu rubyaro rwa Aburahamu, untandukanye n'imbaraga z'umwijima zikomoka mu muryango navutsemo. Ndashaka kwimuka mu isi y'umwuka, nkajya mu gisekuruza kikubaha mu izina rya Yesu. Uvuga ngo muri uyu munsi nditandukanya n'ibicaniro by'imiryango ya kera, imyuka y'abakurambere, ingaruka z'ibyaha bakoze nari nikoreye mu izina rya Yesu. Nditandukanya nabyo kubw'amaraso ya Yesu Kristo w'i Nazareti. Ibyaborokaga imigisha yanjye bikomoka mu miryango, nditandukanya nabyo mu izina rya Yesu. Umwuka wantegekaga ukomoka mu muryango, nditandukanya nawo mu izina rya Yesu. Wibuke ijambo ry'Imana 5:9 ngo ibyo kurya tubona duhaze amagara
kubw'inkota yo mu butayu. Bivuze iki? Ngo hari imbaraga ziza nyine kuzibira ibintu by'umugisha ku buzima bwawe. Hano 8 ngo abagaragu no badutegeka, naho hariho kuturokora. Abagaragu n'abadayimoni baza gutegeka imibiri y'abantu, baza gutegeka ubuzima bw'abantu. Uvuga ngo mu izina rya Yesu nditandukanya n'ibyantegekaga mu isi y'umwuka birekura ubuzima bwanjye. Vuga amaraso Yesu Kristo w'i Nazareti. Ibyatuwe mu miryango navutsemo, uko tuzamera, uko tuzabaho, imyaka tuzarama, indwara tuzajya turwara, iterambere tuzajya tugira mu miryango yacu. Vuga ngo uhereye umunsi ayo mategeko ndayasenye mu izina rya Yesu. Nta bubasha mfiteho, naracunguwe na Kristo. Imigisha yanjye iri muri Kristo Yesu, amahirwe yanjye ari muri Kristo Yesu. Ibyazibiraga byose ndabisenye mu izina rya Yesu, ndabisenye mu izina rya Yesu, ndabisenye mu izina rya Yesu. Vuga ngo Yesu nkoraho, Yesu nkoraho, Yesu nkoraho, ukore ku buzima bwanjye bwongere kubohoka, bwongere guhembuka mu izina rya Yesu. Vuga ngo wamyuka intera mu nzozi we ifitanye isano n'imiryango navutsemo. Vuga ngo ndakwihakanye mu izina rya Yesu. Myuka insubiza inyuma ku ivuko aho nabaye. Vuga ngo fire rekura ubuzima bwanjye mu izina rya Yesu. Myuka abantu bapfuye, vuga ngo ndekura mu izina rya Yesu. Ripo shatoze mana fodere. Haleluya. Ngiye kugusengera, fata ku mukondo wawe. Mpagaze mu mavuta nasizwe n'Uwiteka. Imana yampamagaye ishobora ibintu byose. Haleluya. Ndambitse ikiganza cyawe ku mukondo wawe. Nategetse mu izina rya Yesu Kristo, urambitse ikiganza cyawe ufasheho buri genetics zose zo mu mwuka, buri ruherekane rwo mu mwuka. Nategetse iyo myuka mikure kure mu izina rya Yesu. Imbaraga za karande, imijinya ikomoka kwa nyogosenge, imijinya ikomoka kwa sowadi, imijinya ikomoka mu miryango, ibyaha bikomoka mu miryango, mu izina rya Yesu Kristo. Ayo maboko y'abadayimoni yambukiranye akagufata, ndi gusenga Imana igenye mu isi y'umwuka, ikugenye, igutandukanye n'imbaraga z'imiryango, igutandukanye n'ibyo mugenda muhuza muri famiye yanyu kandi bibi mu izina rya Yesu Kristo. Yaba ari sinezite muhuza, yaba ari indwara zitandukanye muhuza, Imana igutandukanye n'ibyo bicaniro mu izina rya Yesu Kristo. Yaba ari ibyaha muhuza, Imana igutandukanye n'ibyo bicaniro. Sohoka muri izo mbaraga z'imiryango, sohoka muri ubwo bwami bwo mu miryango mu izina rya Yesu. Abagaragu bagutegekaga, Imana irabirukanye mu izina rya Yesu. Imana yirukanye ubwo bwami bwagutegekaga. Imana igukoresheje riyene. Tandukana n'imyuka y'imiryango wavutsemo, imyuka gudatera imbere, imyuka y'ubukene, ibihora bigukurura kandi wari ugiye gutera imbere bikagusubiza inyuma. Ndi gusenga Imana igutandukanye, imyuka yo kudashaka uri umusore kandi uri umukobwa, imyuka Imana yitandukanye nawe mu izina rya Yesu Kristo. Ahubwo bakumurikiye abantu bapfuye badashatse, bakurara hejuru bagusambanya. Ndi gusenga Imana igukoresheje riyene mu isi y'umwuka. Tandukana nabyo, tandukana nabyo, tandukana nabyo, tandukana nabyo, tandukana nabyo, tandukana nabyo, tandukana nabyo mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Imyuka igusubiza ahantu wavutse kera kandi warahavuye uri mu mujyi, ndategetse iyo myuka yose yo kwizenguruka. Imyuka ivuga ngo azahora atangira ibintu, azahora atangira. Ndi gusenga ndategetse uwo mugozi ucike none. Ndi gusenga Imana ikugenye gutandukanye n'icyo gisekuruza, gutandukanye gukora aho hantu mu isi y'umwuka. Niba ari ibyo byasigayeyo Satani yururiraho aza kukwihoreraho, ndategetse bitagaciro ubyihakane ku buzima bwawe mu izina rya Yesu Kristo.
akira deliverance, total deliverance from your family. Akira kuboka kuzuye kuva mu miryango y'iwanyu. Sohoka, 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 sohoka. Bararaguje, baraterekeye, bakoreye satani mu buryo butandukanye. Imana ikuvana aho hantu, Imana ikubohore, isenye imikorere y'isatanike ku buzima bwawe. Imana ikubohore mama, Imana ikubohore, ikuvane muri iyo miryango. Fabrice, Imana imbohore, imbane mu miryango y'abasinzi, mbana aho hantu mu izina rya Kristo. Iyo myuka nizafata abana banjye, nizafata abuzuku mu izina rya Kristo, bagendere mu bushake bw'Imana. Turitandukanya n'amaboko yose y'imiryango twavutsemo, mico yabo mibi, migenzo yabo mibi, ibyabaranze, yaba ari umushinya, yaba ari urwango, yaba ari imanza, ibyo ari byo byose byabaranze, turitandukanya nabyo mu izina rya Kristo w'i Nazareti. Imana turwanirire, Imana tubohore, lepo shatoze menefuteri, Imana tugirire neza mu izina rya Kristo. Buri tegeko ryose ryari rikuriho rikomoka mu bisekuruza ndarisenye. Buri mizimu yose yakugendagendaga inyuma mu bitugu ikomoka mu bisekuruza tuyishubije inyuma, myuko yo kwihorera isohoke kuza bwawe mu izina rya Yesu Kristo. Amategeko yashyizweho n'abakurambere, yaba ari amategeko ajyanye no kubyara abana, ndasenye ayo mategeko mu izina rya Yesu. Yaba ari ayo gushyingirwa, ndasenye ayo mategeko. Yaba ari ayo kumara imyaka hano ku isi, ndakuyeho ayo mategeko. Yaba ari ajyanye no gutera imbere, turakuyeho ayo mategeko mu izina rya Yesu Kristo. Ari ayo kubaka ingo, ndakuyeho ayo mategeko. Imyuka yo kutubaka ingo zikomeye, umuntu asaza n'uwo bashakanye, ayo mategeko ndayarimbuye. Iryo tegeko ndarisenye. Kata marayika w'Imana, kata rino tegeko ribe ku buzima bwacu mu izina rya Yesu. Ababyeyi bacu bakoze amadivorce, baratandukanye, twe ntabwo tuzatandukana mu izina rya Yesu. Ingo zabo zubatswe nabi, twe ntabwo zizubakwa nabi mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya. Turitandukanya n'izo mbaraga, turigenya mu isi mwuka. Sezerera satani, genda. Ayo maboko y'abadayimoni yambukiranya akadufata, turitandukanyije nawe mu izina rya Yesu. Twebwe turatuye ibizima, turatera imbuto mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya. Turatura kwidegembya, turatura gutera imbere mu mwuka no mu buzima busanzwe no mu mubiri mu izina rya Yesu Kristo. Twaracunguwe buri mivumo y'imiryango basokuza bagiye bashyiraho, ayo mahame ya satani turitandukanyije nayo muri sengesho ryo gusenya imyuka y'imiryango mu izina rya Yesu Kristo. Urakoze mwami Yesu, mbohora, ubohora mwene data, muvane mu misekuruza, muvane mu myuka y'imiryango, mvaneho imivumo, yaba ari iya se, yaba ari iya nyina, yaba ari iya senge, yaba ari umuntu bava indimwe, yaba ari umuntu w'imiryango. Kuraho iyo mivumo, senya iyo mivumo, vanaho iyo mivumo, vanaho iyo mivumo. Ifata ubusa, turikingiye, turabona badasanzwe, turigenye mu isi y'umwuka, turasohotse bicaniro mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Turikura ku muntu wese waturwanyaga ukomoka mu miryango y'iwacu. Umwanzi ugira ukomoka mu muryango wavutsemo, akaba guteza amahembe akuroga, atura izina ry'uvuge ngo ndikura kuri kanaka mu izina rya Yesu. Amakuru mama muyafite, fata ku mukono uvuga ngo ndikura kuri kanaka mu izina rya Yesu. Namamagara mu isi y'umwuka ye kuzambona, nanshika ye kuzambona. Uvuga ngo nditandukanyije nawe burundu mu izina rya Yesu. Sinzongere kugaragara mu bigirwamana bye, sinzongere kugaragara mu mbaraga akoresha, sinzongere kugaragara mu butware bwa satani mu izina rya Yesu Kristo. Uvuga ngo satani, uhereye uyu munsi amasezerano yose mabi twari dufitanye nagizemo uruhare ndayashesheje mu izina rya Yesu. Uvuga ngo ayanyuze mu byaha ndayashesheje, ayanyuze mu bakoreye satani mu miryango y'iwacu ndayashesheje mu izina rya Yesu Kristo. Uvuga ngo satani, uhereye uyu munsi sinzongeye kugaragara mu bubasha bwawe, mu bwami bwawe, ndagucitse mu izina rya Yesu Kristo. Uvuga ngo nkwambuye imikumbi yanjye n'amasha yanjye, ndakorera Imana mbifite, nidegembya kubw'amaraso Yesu Kristo wapfuye akazuka. Amen, 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 amen. Ndumva Yesu anyemeza ko mbuze imbaraga, ngo njye musenge iteka ntacyo nza muburana. Yanyishyuriye
ya myenda yose yambabariye ibyaha atumanira de yanyishyuriye ya myenda yose yambabariye ibyaha atumanira de ni ufite imbaraga zihagije rwose zo gukiza abarembe zigakiza imitima yanyishyuriye ya myenda yose yambabariye ibyaha atumanira de. Haleluya. Imana yo mu ijuru hari ibintu yirukanye ku buzima bwawe wowe usenzera isengesho. Hari ibintu wari umwe nabyo, wari connected nabyo, ariko Imana amaze gukora icyo twita disconnected. Imana amaze gutandukanya nabyo mu izina rya Yesu. Haleluya. Ugiye kubibonesha amaso yawe y'umubiri ndetse n'ay'umwuka. Hari ikintu cyagutsikamiraga ariko Imana yakimaze kukikukuraho. Hari ihembe ryatuma gutegura umutwe ariko Imana yamaze kurisenya. Imana yamaze kwirukana ibintu bikomoka mu miryango yawe kandi bikomoka mu muryango wanjye mu izina rya Yesu Kristo. Advice naguha mu gihe urimo gusengera ibintu byo mu miryango witandukanye nabyo, please fata ku mukondo wawe. Ni ikimenyetso cyo mu miryango, uruhererekane rwo mu maraso mu buryo bw'umwuka, utagiye kugenya kwitandukanya n'umuntu. Niba ufite umuntu ukuroga mu muryango, fata ku mukondo wawe, nurangiza ujye watura izina rye uvuga ngo nditandukanya nawe, ndasenya imbaraga za. Kubera iki? Kubera ko akenshi iyo abarozi bagiye kukuroga kugira ngo bagushobore bakubashe, bakuroga ibintu bifite imbaraga bikomeye, babaririza igisekuruza kiwanyu. Babaririza igisekuruza kiwanyu kugira ngo amenye imandwa zabaga mu miryango y'iwanyu, azibyutse. Amenye abantu bakoreye Satani mu miryango y'iwanyu, abaguterereze. Nibyo bita imizimu. Yego. Iyo bagiye kukuroga uburozi bukomeye, apana ibingibi ushaka apana ibingibi yo gutwara amafoto n'ibiki. Uretse uko nabyo nyine iyo bagiye kukuroga ibintu bikomeye cyane, bashakisha amakuru y'imiryango y'iwanyu ahantu wavutse, kugira ngo barebe umuntu wakoreye Satani, yaraterekeraga, yararaguzaga, mbega umuntu wakoreye Satani bya nyabyo. Nangiza bamuterekere bazure imizimu yakoranaga nayo. Imizimu bakayigushumiriza bakayiterekera inzoga n'ibindi bitandukanye, ikazi kakurwanya. So rero iyo uri musenga mu gihe uri kurwanya ibintu by'imiryango y'iwanyu, ufashe ku mukondo wawe wenda nk'urutoki cyangwa n'iki, niyo waba wasizeho amavuta asobanura guca imigozi, haleluya, ugasenga witandukanya nabyo, mu isi umwuka birakora. Hari igihe bagutongera ntibigufate, hari igihe bagushakisha mu isi yabo mu miryango ya myuka baterekere yaza kugushaka ikakubura, kubera ko uri disconnected with those family spirits. Uri disconnected, watandukanye nabyo kuko wikoreye cesarienne, warigenye. Nubwo umuganga yabikoze cyangwa n'undi muntu wese wavutse uhari akabikora mu buryo bw'umubiri, ariko mu buryo bw'umwuka Imana itegereje ko nawe ubikora mu izina rya Yesu. Haleluya. Ibi ngomba noneho kubyigisha cyane, nkabijyamo deep, nkashaka n'ibyanditswe bivugaho kugira ngo abantu babyige nabyo babimenye, kuko akenshi abantu bakunda kurwana n'imbaraga zo mu miryango, kandi abantu barwana nazo Fabrice nanjye ndimo. Ntabwo navukiye kwa minisitiri cyangwa navutse aho ngaho mu cyaro, kandi Imana ntabwo yaguhamagarira ibintu nk'ibi nyine udafite amateka, ntabwo mashaka kuyasubiramo, ariko biba bihari, tuba turwana nabyo. So you and I, let us destroy iyo myuka y'imiryango mu izina rya Yesu. Ikindi kintu gikomeye, ako kantu gafate mu gihe uri kurwanya n'imyuka mibi yo mu miryango, fata ku mukondo wawe usenye, wirukana abarozi. Mu gihe uri kwirukana ihembe wakohereje, fata ku mutwe wawe, fata ku rubavu rwawe n'urugero, ahantu uriyumva urangiza uritwike, urisubizeyo, kandi uvuge ngo umuntu uryohereje uko ryari rimfasha nanjye niko ndimushubije, bigende bimumerere uko nguko mu izina rya Yesu. Bimusubize. Ni intambara y'umwuka, ni spiritual warfare. Imana ibagire neza, Imana ibambike imbaraga kubw'amaraso Yesu Kristo w'i Nazareti. Urakoze Uwiteka, turagushimye, tuguhaye icyubahiro, udukorere deliverance
kuva mu miryango y'iwacu, mu myuka turwaza gitugu ikomoka mu misekuruza twavutsemo. Wamaze kutugenya no kudutarukanya n'izo mbaraga za karande. Turakwingize Mwami, ukomeze udukore deliverance, utuvane mu mbaraga z'umwijima, kuko Yesu yaducunguye imivumo ya kera, kandi duhabwe umugisha ukomoka kwa Aburahamu na Isaka na Yakobo. Turagushimye, tugwaye icyubahiro mu izina rikomeye ry'Umwami wacu Yesu Kristo wapfuye akazuka. Amen. Imana ishyire uburinzi kuza bwawe n'abana bawe n'uwo mwashakanye n'ubusore bwawe n'ubukumi bwawe. Uwiteka abagire neza mu izina ry'Umwami wacu wapfuye akazuka. Amen. Hanyuma kanda like niba udukurikira ari ubwa mbere, ukandi subscribe kugira ngo tujye tubana umunsi ku munsi. Imana y'amahoro iguhe umugisha. Shalom, 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 shalom. Ariko ntaragenda ku muntu ugeze kuri uyu munota. Impamvu ni uko yankurikiye. Abantu ba kera batagaga ibitambo babiha Satani, babiha Nyabingi, akabaga inka, akabaga inkoko, akabaga intama, akamena amaraso. Nawe uzajya ukorera Imana. Niba ufite itorero ahantu usengera, uzajye ukorera Imana. Niba utanze ituro, niba utanze icyacumi, ucyatura aho ibintu bikomeye, vuga ati aya mafaranga nanze n'amafaranga asenya karande z'imiryango y'iwacu, z'ubukene, zo kudatera imbere, ibitambo bagiye batamba kera, aya mafaranga nanze nabisenye, nabikuraho. Niba utanze icyacumi, wowe uri gukora ikinyuranyo different y'imyuka mibi bagiye bakorera baha Satani. Amafaranga yawe niba iba ngombwa by'umunyamasengesho uyature ibintu bikomeye. Aya mafaranga nangiye mu nzu y'Imana, aya mafaranga nshyigikije umurimo w'Imana mu izina rya Yesu Kristo. Nakuraho imbaraga zo miryango, nasenye ibitambo bagiye batamba ku buzima bwanjye. Uzajye ubyatura gutyo, najye bizakugira umumaro mu ntambara y'umwuka. Imana iguhe amahoro mu izina rya Yesu. Shalom.